Kanongere mbahereze ikaze rwose kuri YouTube channel. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yijeje abanyarwanda ko mu minsi mikuru isoza umwaka wa 2024 umutekano uzaba usesuye mu bikorwa bitandukanye biteganyijwe rwose ku uyu munsi cyangwa se ku itariki ya mbere ndetse na tariki 31 turimo dusoza umwaka wa 2024 twinjira 2025. Bimaze kumenyerwa ko hirya no hino mu gihugu imyiteguro y'iminsi mikuru isoza umwaka iba irimbanyije, aho inzu z'ubucuruzi, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gushyirwaho imitako itandukanye y'ubwiza rwose buryoheye amaso. Ni mu kiganiro uyu munyamakuru cyangwa se uyu mupolisi wacu ACP waramutse Rwanda cyo kuri uyu wa kane tariki 19 niho yatanze ikiganiro Ukuboza 2024. Rutikanga Boniface avuga ko buri mwaka utambutse habaho kwiga uburyo rwose tugomba kugenza ibintu neza tugasoza umwaka ntawubangamiye undi mu buryo busesuye. Umutekano mu minsi mikuru wanozwa kandi ni ibintu bisanzwe. Yagize ati hari icyo tugenda twiyunguraho, urugero iyo urebye imyiteguro y'uburyo abantu bazataha bajya mu minsi mikuru bitandukanye n'umwaka ushize habayeho ikibazo cy'umuvundo. Uyu mwaka rero twiteguye neza kuba twarwanya ibingibi byose. Akaba yavuze yuko icyaba icyo ari cyo cyose uyu mwaka buri wese agomba kuzajya kusangira n'imiryango yiwe kandi agataha nta kibazo. Kamubwira ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire.